ko nshimye ko uyu munsi ngiye kubwirwa kandi nkaba mpora nitangira abakobwa ngo ndabakunda, amafaranga yanjye yose bayamazeho, nta kibanza na kimwe nkigira, imirima yose iwacu bansigiye nta na hamwe, ahubwo ndi gukodesha kubera abakobwa. Ubuse ko nshimye ko mbitangira, njyewe ugiye kunyitangira ko mbwiriwe, wama n'agatsima nta n'uwamvugisha nta mafaranga pe. Wabona bije, wabona bije. Rwa rutomate. Haro. Wisheri. Sowe ntubizi ko ngukunda ko kugurirwa umbaza ngo ndagukumbuye. Nizere ko nawe ubizi rwose. Shaka tuvugana ngiye nibereye mu butayu wumwe rwose. Impamvu nagusize ese shaka ko wanyiriyeho wamaze kubona amafaranga nshizeho nawe uhita unyiryaho. Aha njya numva ngo wiboneye ibisore ngo bifite ikofi ihagije nyine ngo ngewe ngo meze nka mananga. Ariko byo ni nabyosha uyu munsi nakubiswe pe, nakubiswe numva ngo nakubiswe ariko ahubwo gira uko ngenza. Aho ujya ureka ibyo ngibyo, ubuse njyayo naguhaye ni makeya ku buryo utama n'igihumbi cyo kwirirwa, ariko ubuzi ko ngiye kubwirirwa kandi urabizi ko amafaranga yanjye yose ari we wayariye. Ngo ndeke kugutesha umutwe, vuga cyane ntabwo ndi kukumva wana. Ni ukuri kumbwira ngo ndeke kugutesha umutwe. Imirima yanjye yose warayegukanye, amafaranga yanjye yose n'utwo nayo nibye umumeri natwe twegukana, none ngo ndeke kugutesha umutwe. Okay, ubwo nanjye ugukumbura mise mbivamo. Cyakoza da ubu ndumva ngukunze cyane ku buryo nkubonye nawe ukubita ishoka mu mutwe. Babari ureke kumbwira ibyo ngibyo. Andaya. Inesha umutwe ntibibura. Semani, turakura inzi yo gukodesha koko. Sinzi kabisa. Ako munini iki cyatumye mva mu rugo koko. N'ukuntu amazu yahenze nta. Rego kuno matsoye n'ukuri kwimana yangu kuno mabatsoye. Ako Semani, turakodesha inzi yanga ubundi. Ufite angahe hari? Ufite angahe? Wese ufite angahe? Mfite senkane yonyine. Ako bikira Mariya ya Betelehemu. Senkane sikodesha inzu sha. Ako muri ko mama ushaka kuzigira nkaho ngutunga. Je narakubyaza ibyo kuba twarahuriye mu mujyi gutyo. Akoreka ibyo tubireka. Si bundi ukibye n'ibicyarya wazanye. Ni imyenda. Imyenda? Reka tubaza uramuntu. Uramuntu bura nabyaza. Ura n'umukire yaje muri siporo tugomba kumubaza. Se duce. Aha cyanga. Ntabwo uramuntu wamwizera twagiye. Ngiye gukoresha kagakata. Imana itabeshya, Satani arabeshya. Imana nogwe yabeshya. Twagiye. Dahera mo hagati. Nahangaha se cyangwa nahangaha. Oya da Imana itabeshya nahangaha. Twagiye haki.
amahoro y'Imana abane nama. Mwiriwe boss. Nako mwaramutse. Okaramukanije riwe wavuze. Aramutse subwo n'ubugari muri kuma. Nasubuye muri iki gikapu ari miki. Imyumbati, amateke, Urashonje. umuceri. Nganye. Ndashonje. Ese ndi kukubwira ibyo ngibyo ari uko maze. Ngangu sabaga service itanywa iryo kurya se. Aje kwiyahura se. Niyo warya igisheke ne byabibaye. Maniga mwampa bari mukareka Understand. Ubwo baramunuka abona uturusha imikasi wa mushenzeho. Ubuntu ngo nimwe bujya kwa muganga bwaruvuyemo urwara bukaza bwemera ngo babuvure mbere ugasanga ruwacitse inuza. Ntabwo nabivuga kuko nibanga. Ariko ndi mwicana umukora iki? Muzo wo hicaye kora icyo katari ni mwe sambo yawe se? Nako ndavugishije. Ako manwa yanjye uzankora? Akoshobora ntabwo muri ibisambo. Ibisambo. Ntabwo muri ibisambo. Ndamurira nk'ibisambo. Gisambo niyo cyaje kubarira mu gikapu. Iyi ni imyenda. Rero reka nkubwire ukumva. Mfaniga. Sundi bwaje cyangwa waje kubaba. Ubihome ni byaje kubaba. Basi ibintu mugiye kundasira biravamo y'agatsima ka sasa. Kabisa ahubwo koraga. Karimo. Karimo koraga. Nibyo. Ubwo yo gusaturana yabona kamite bika gafore ndi kuvugana n'indaya hano ariko nagarenga ijana ibihumbi ijana nta kibazo ibihumbi ijana wibyira mbere y'umuziki cece ijana rimwe igiceri kimwe cy'ijana ubwo hasanga uryanze warikoreye se iyo ndaya yari kuribona igiceri cy'ijana umuntu w'umugabo ubwo ufite ku mayinite ngo nize mwereke boro ziryo amayinite boro ziryo yese ndi MTN kandi bigiye kurya kintu natwe dufite hangira ariko tuba twabipowesheje okay mumbwira ikibagenza subundi gukoma rusa nk'umuntu baba man n'ubwo rwani ndarukorera man ntago narusiga inyuma indaya zaranyemeje namwe kabiri nanjye kintu nicyo nshaka wakintu nanjye bura ku bintu nyine by'indangamirwa n'iki ntago bakivuga indaya ni indangamirwa ku bintu by'indangamirwa n'iki n'iki burange powesha wakintu ariko ngenzi karagira mu bipanga hano baba ari n'igiporezo okay we kandi nawe kubwira ngo icyaro cyane kizakuvamo njye waransa nk'umuntu w'umunyacyaro sha naringize ngo na moja mbigusa mundasire nyine iyo mirongo gahunda irarasa ku cyubundi iyo mirongo irarasa kuki we banze ngoma buyine tanga ahita nkurabura we mbwira imirongo irarasa kuki none imirongo ikinira ukorasa wakintu twebwe turashaka nyine akantu kakagenyero kono ko kujya dupongereza ama wakintu nimba udafite n'ahantu ho gukubitira twayadufatanya ariko ako kagenyero ni kaba karengeje watatu ni 3K man we bugo turabure man iyo mvugo ko ari ibirara genyero niki genyero ni nyine ni ahantu h'amahome iri kumva ahantu h'amakenge ahantu amakenge nyine apongereza wakintu amagenge niki kenke wakintu ni homeboys nago bikoragera mu homeboys wanjye cyangwa turuka mu majyaruguru wakintu niyo mpamvu turi gushona genyero ya genyero ni inzu umusana wakintu ni inzu nyine ubwo nabyumva ahubwo mwebwe muri gukodesha ahubwo mwebwe ntago mwabimbwiye nibyo kabisa twebwe nyine umva wakintu nyine twari dufite akagenyero hano twapongerezaga hara mu mujyi mu gasantere hara hepfo uri kumva noneho uruwani rwakodeshagaho barwita Felicier wakintu noneho urwo ruwani wakintu Felicier ni bwakiri umusikera kunaribwa abantu tozana mukubitaga agatsima ka danje uri kumva nyimara suzi ko agatsima twakaragaga k'igitaraba zarora dore ikijama gituruka igitaraba rutaraba rw'igitaraba aho yaba ubugari arayepfo ya Nyarugenge kuntu nyine wakintu ko kijya kindabura ariko ngiye kejeri kubera amanashona neza nje n'ubundi ndi umugesera wakintu ndane n'urukara mu bugesera intarama ari kumva kabisa ariko nyine ari kumva reka gusetse wewe uri ndavuga yera cya Felicier kuri WhatsApp ndacyandikira ngese mare ariko ngo numvishe ngo yandaya ngo yaragukuye cyane yarambwira uti byihorere yarankuye ariko nanjye ngo ibintu nayikore ngo nafashe ngo yafashe ikintu wamenye yose yakura kandi umva noneho kumva tazaneza abapolisi wakintu ni indangamirwa wakintu none se mwaratubwishe ku ngingo nyine ako kagenyero nimba turi bukabona inzu rero inzu ndayizi pe ariko tubanze tuvugane harya nayo engineer nayo ubutekanisiye nayo komisiyoneri wakintu nayo ubudage nayo iki komisiyoneri nayo komisiyoneri hari mangane ni ijana ryonyine ijana ubu ngubu naritsindiye no kuba turi kuvugana man kabisa ahubwo ngiye mumbwire murama ngahe yo kugira ngo mbabere umukomisiyoneri inzu ndazizi nyinshi
bikumva mfite umusaza hariya witwa Misago yataguhereza inzu nta nubwo yanaguca menshi. inzu yerangahe inzu yerangahe uvuga ngo inzu urebye ni make cyane pe, angahe ni make cyane nta nubwo umva uzi ko wanayakorera umunsi umwe. nangahe kuraje uvuge ngo ni hejuru y'imfura ya Beneri. Imfura ya Beneri ni inyi bitanu sha ntago ari menshi mani, ntago ari bitanu ariko nyine urebye nta nubwo ari na menshi. nangahe Nyine tu ni muwa mani ariko ntago ari menshi. urabura wewe wizikizana ku Bwongereza kuko natwe ku Bwongereza turafura wakintu tuba twari. Nyine urebye ubone gute naba narize muri Hope. nyine urebye uzi ukuntu usata ari menshi. Fata kabiri ushyira amazi, fata kabiri oya fata 22 ushyira amazera 3. Amazera 3 22 usubwiyo nzimeze ute? Nuvuga ngo ni inzu nyine irimo karabasasu. Hari n'ahandi mu cyumba cyayo irimo amakaro, irimo Gatire 22 irimo amakaro, irimo karabasasu. Ikindi ifite inuzi, ishuka, harimo igitanda nta nubwo wirirwa wijyanira igitanda. Ishuka ya matera yo kuri icyo gitanda uraraho ikoze mu mafaranga. hano ko numva harimo n'urupfu. Ni Misago ntagahenda. Misago kandi ni umusaza wumvikana cyane, niyo wamubwira uti ni muremure ku buryo nyine nanze no nini ariko nawe no mundaburizo. Ni muremure nyine, ariko muremure ariko ntago ari muremure cyane, areshya na bote. ni nko nshaka